Hello again guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. So in today's video munyemerere turebere hamwe ibibazo n'ibisubizo bya Julius Caesar mu Kinyarwanda. Guys, these are questions and answers on Julius Caesar by William Shakespeare that was prepared by teacher Cedric, that I mean me, yeah. Suitable for revision purposes. Impamvu ni ukugira mujye mubyifashisha muri gukora revision guys, n'uburyo bwo kugira mwiyadapte muri ibi buryo, muri ubu buryo bw'imibarize. Iyi ni Julius Caesar questions and answers, ibibazo n'ibisubizo. Icya mbere, who was Julius Caesar? Ese Julius Caesar ni yari muntu ki? Question, iyo ni question. Let's check out the answer. Yeah, Julius Caesar was a Roman general, statesman and dictator. Julius Caesar yari umujenerali w'umuroma, ari umuyobozi ndetse na dictator. Dictator ni wa muyobozi, ntabwo ari ukuvuga ko yari ari umuyobozi w'igitugu, ariko nyine yari ari umuyobozi ufite ububasha bwose. Yeah, in the play he is portrayed as a powerful but increasingly arrogant, causing concern among some senators. Yes, muri play cyangwa se muri kinamico yacu ya Julius Caesar uko yanditswe na William Shakespeare, agaragazwa nk'umuntu w'umunyembaraga, ariko uko bigenda bikura bikagenda yigaragaza nk'umuntu w'umwirasi like that, bigatuma bamwe mu ba senators bamugiraho ikibazo like that. So question number 2, what is the main theme of the play? Ese igitekerezo nyamukuru cy'iyi play cyangwa se iby'iyi play bivugaho ni iki, ni ibihe? Yeah, the answer is this. The central theme is the struggle between faith and free will. Central theme cyangwa se igitekerezo nyamukuru ni struggle, guhangana n'igeno ndetse no ku bushake bw'umuntu. Mbese guhangana n'igeno, ushaka nko kurisimbuza ibyo ushaka, along with the power, ndetse nanone kuvuga ku bijyanye n'inuza n'imbaraga, betrayal, ubugambanyi, ndetse na loyalty n'ubudahemuka like that. Question number 3, who leads the conspiracy against Caesar? Ese ninde uyobora ubugambanyi bukorerwa Julius Caesar? The answer is this. Cassius is the mastermind behind the conspiracy. Cassius niwe mastermind, niwe nyiri mipangu yo kugira iki, niwe buri inyuma y'ubugambanyi bwa Julius Caesar, but he recruits Brutus, Caesar's close friend, to gain public support. Ariko nanone aza kurokita cyangwa se kwifashisha Brutus bitewe n'uko aba asanzwe ari inshuti ya hafi ya Caesar, kugira ngo aze kubona public support, abantu nyine baze kubishyigikira ibyo by'ubwo bugambanyi. Question number 4, why does Brutus join the conspiracy? Ese ni ukubera iki Brutus nawe ajya muri buriya bugambanyi bwo kugambanira Julius Caesar? The answer is this. Brutus believes Caesar's ambition will destroy the Roman Republic and that assassinating him is for the greater good of Rome. Brutus we aba yizera yuko imigambi ya Caesar izangiriza Repubulika ya Roma, noneho akumva yuko nyine kumwica byaba ari byiza kuri Roma cyangwa se ku baturage ba Roma. Question number 5, what warning does Caesar ignore? Ese ni iyihe miburo Caesar yirengagiza? Igisubizo ni iki. He ignores the soothsayer's warning. Yirengagiza imiburo ya wa mupfumu, just soothsayer, wa undi upfumura ibihe like that, umwe umenya ibizarahira imbere y'igihe, mbere yuko biba. Yirengagiza imiburo yiwe, ariyo beware the Ides of March, ngo uzitondere Ides of March ku tariki ya 15 y'uku kwa gatatu. And his wife Calpurnia's dream, ndetse n'inzozi z'umugore we Calpurnia, both of which predict his death. Izo nzozi zose, yaba izo nzozi ndetse cyangwa se iyo miburo yose ibiri kugenda igaragaza ibijyanye n'urupfu rwe, iri gukora prediction, iri guteganya iby'urupfu rwe, cyangwa se iri kuvuga ati maybe bishobora kuba ariko nuza uyu Julius Caesar ntabwo abyumva. Question number 6, what happens on the Ides of March? Ese ni ibiki biba kuri iyi tariki ya 15 y'ukwa gatatu?
On date 15, Caesar is assassinated by the conspirators in the Senate, including Brutus, who delivers the final blow. Kuri tariki 15 z'ukwa gatatu rero Julius Caesar aza akicwa n'abagambanyi muri Sena. Noneho muri abo haba harimo Brutus, yes, akaba ari nawe uza kumwicira bwa nyuma. Question number 7. What are Caesar's last words? Ese amagambo ya nyuma ya Julius Caesar ni ayahe? Yeah. Et tu Brute, meaning you too Brutus. Amagambo ya nyuma ya Julius Caesar ni et tu Brute, bisobanuye nawe Brutus. Bikumva nyine yari akimubona like that. Aratungurwa. This expresses his shock at Brutus's betrayal. Bigaragaza yuko nyine yatunguwe n'ubwo bugambanyi bwa Brutus, kuko yaravuga ati wenda bari kumbangambanira ni abanzi banjye, ariko si nawe Brutus, inshuti yanjye ya hafi koko ukangambanira like that. Amagambo ya nyuma ya Julius Caesar rero ni et tu Brute, means you too Brutus, nawe Brutus. Ahita yipfira like that. So icya munani, what role does Mark Antony play after Caesar's death? Ese ni iki Mark Antony akora nyuma yaho Julius Caesar aba amaze kwicwa, cyangwa se nyuma y'urupfu rwa Julius Caesar? The answer is this. Mark Antony, a loyal friend of Caesar, turns public opinion against the conspirators through a powerful final speech. Uyu Mark Antony akaba ari inshuti nyine yanuza inshuti y'umwizerwa ya Caesar, aza guhindura imitekerereze ya public. Urabizi nyine abagambanyi baba bahinduye abagambanyi baba bahinduye imitekerereze y'abaturage babangishije Caesar, ariko uyu ni Mark Antony uza kubihindura byose, agatuma aba public cyangwa se abaturage nyine bamenya ukuri, bagatangira kurwanya babagambanyi through a powerful final speech. Binyuze muri ya mbwirwaruhame ifite imbaraga agira ku kiriyo cyande cya Julius Caesar. Question number 9. What famous line does Antony use in his speech? Ese ni iyihe nteruro yamenyekanye cyane yo Antony yakoresheje mu mbwirwaruhame yiwe? Iyo nteruro rero ni friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Inshuti zanjye, Baroma, baturage, nimuntize amatwi. He used this speech to cleverly discredit Brutus while appearing respectful. Yifashisha rero iyi mbwirwaruhame mu buryo bw'ubuhanga nyine ari kugira ngo yangishe abaturage uyu Brutus, ariko akabikora anari kugaragara nk'umuntu wubashywe, while appearing respectful, akabikora nk'umuntu nyine wubashye. Question number 10. How does the public react after Antony's speech? Ese public cyangwa se abaturage ni gute bamera nyuma yo kumva iyo mbwirwaruhame ya Antony? They become enraged and riot, leading to civil war and chaos in Rome. Baza gusara, batangira gusara nyine, bakabaho ibintu by'akaduruvayo, bikaza gutuma habaho intambara ya gisivile cyangwa se intambara hagati mu baturage na chaos n'imidugararo aho i Roma. Question number 11. What happens to Cassius and Brutus? Ese ni iki kiba kuri Cassius na Brutus? The answer is both commit suicide. Cassius mistakenly believes his army has lost. Bombi baza kwiyahura cyangwa se kwica. Ya Cassius mu buryo nyine aza kwibeshya, mu buryo bw'amakosa aza kwibeshya nyine, akizera yuko abasirikare be bashobora kuba batsinzwe. Brutus kills himself after realizing defeat is inevitable and out of guilt for betraying Caesar. Brutus aza kwica nawe nyuma yo kumenya yuko nyine gutsindwa ari ibintu bitahagarikwa cyangwa se bitakugwaho, ko yarangije muri make nyuma y'aho aba amaze kumenyera yuko nyine yatsinzwe byarangiye, nanone akabikora mu buryo bwo kwishinja amakosa nyine yo kuba yaragambaniye Julius Caesar. Question number 12. What is the significance of Brutus's death? Ese kuba urupfu rwa Brutus rubaho ni ubuhe mumaro bigira cyangwa se niye effect bigira? Antony honors Brutus
calling him the noblest Roman of them, or because he acted from genuine belief, not envy. Uyu Anton aza guha icyubahiro Brutus, amwita umwe mu bantu beza Roman yigeze igira, bitewe n'uko we kuba yagambanira Julius Caesar ntabwo yabikoze bitewe n'ishyari cyangwa se ubwanzi like that, ahubwo yabikoze bitewe no kwizezwa yuko nyine agiye kugambanira Repubulika ya Roma. Question number 13. How does Shakespeare portray fate and free will? Ese ni gute Shakespeare agaragaza igeno ndetse n'ubushake bw'umuntu? Yeah, the answer is this. Characters try to change fate, but prophecy and omens prove unchangeable, suggesting a tragic inevitability to Caesar's fall. Ngabakina nkuru muri iyi nkuru baba bari kugerageza guhindura igeno ryabo, ariko ubuhanuzi ndetse na bya bimenyetso bigaragaza ko hari ikizaba, omens bigaragaza yuko bitapfa bidahinduka, ni ibintu bitashoboka guhindura igeno ryawe. Ibyo byose bikagaragaza tragic inevitability to Caesar's fall, ukugwa kubi cyane kuri tragic kudahagarikwa cyangwa se kuri inevitability ya kwande kwa Julius Caesar. Question number 14. What role do omens and dreams play in the plot? Ese ni uruhe ruhare omens cyangwa se bya bimenyetso nyine bigaragaza yuko ari ibintu bishobora kuzabaho kenshi na kenshi bikunze kuba ari bibi, ndetse na dreams n'inzozi, ni uruhe ruhare rwabyo mu kinamico, mu buryo igenda iprogressinga cyangwa se ibamo events zayo in the plot? Yeah, the answer is they serve as warnings. Izi omens and dreams zifashishwa nk'imiburo. Tuvuga urugero, Cyprianus dream strange weather, Soothsayer's words. Yeah, inzozi za Cyprianus ahabona ngo strange weather, ngo ikirere nyine kidasanzwe kimeze nabi like that. Soothsayer's words n'amagambo ya wa mupfumu, emphasizing the supernatural and fate. Ibyo byose bishimangira imbaraga zidasanzwe ndetse ni igeno. Question number 15. Who is Octavius Caesar? Ese Octavius Caesar ninde? The answer is this. He is Julius Caesar's adopted heir who joins forces with Antony to defeat Brutus and Cassius, and later becomes Augustus, Rome's first emperor. Uyu Octavius Caesar ni umwana wo Julius Caesar aba yaradopse, akamwadopta nk'umuntu uzazingura cyangwa se heir. Ubu rero nta niwe uza guhuza imbaraga akihuza na Antony bakaza gutsinda Brutus ndetse na Cassius babagambaye nyine. Noneho nyuma yaho rero aza kuba Augustus nuza impera wa mbere wa Roma, umwami w'abami wa mbere wa Roma. So guys, muri iyi play tushobora kurebamo icyitwa character traits cyangwa se character insights cyangwa se characterizations na characterizations z'aba characters cyangwa se role bagiye bakina. Hari nka Julius Caesar ni ambitious, proud, dismiss warnings. Umuntu w'umunyamigambi aba ari proud cyangwa se atewe ishema nawe like that, kandi akagenda yanga kumvira imiburo bagenda bamuburira. Brutus, when torn between love for Caesar and loyalty for Rome, tragic hero. Brutus ni tragic hero, we aba ari hagati y'urukundo abakunda Roma ndetse aba ari muri dilemma y'urukundo abakunda Roma ndetse n'urukundo abakunda Julius Caesar like that. We ni tragic hero, ni hero mbi like that. Mu gihe Cassius persuasive, manipulative, driven by Julius, we ni umunyeshyari, umuntu uri persuasive like ni nk'umumanyi like that, azi kwinjiza umuntu ibintu akabimwemeza like that. Persuasive, to persuade, from verb to persuade. Manipulative, umuntu uri cunning like that, umuntu nyine w'umumanyi, wagiye ameze like nka scammer like that, ni umuntu nyine driven by Julius, umuntu w'umunyeshyari like that. Mu gihe Mark Antony ari we cunning, loyal to Caesar, skilled orator, nawe ni umuntu uri cunning, umuntu wabeshya like that nyine akumvisha abantu ibintu nk'ibyo. Loyal to Caesar akaba ari umwizerwa kuri Caesar, akaba ari skilled orator, umuntu uzi kuvuga, umuhanga mu byo kuvuga
like that. California, Caesar's wife, has prophetic dreams. California ni umugore wa Caesar, akaba afite inzozi z'ubuhanuzi, mu gihe Portia, Brutus's wife, loyal and perceptive. Portia we ni umugore nyine wa Brutus, nawe akaba ari umwizerwa, yaba kuri Brutus ndetse akaba ari na perceptive. Yes, just perceptive cyangwa se ufite umutima ukomeye like that, urabizi ko aza kwitera icyuma kugira yereke umugabo yuko ari umuntu utamugambana like that. So undi ikindi twareba ni keyquotes cyangwa se amwe mu magambo yavuzwe. Aya mbere ni beware the eyes of March, akaba yaravuzwe na Soothsayer, uzitondere eyes of March, cyangwa se tariki 15 z'ukwa gatatu. Indi ni quote yavuzwe y'amagambo yavuzwe na Julius Caesar, akavuga ati cowards die many times before their deaths, ngibigwari bipfa inshuro nyinshi mbere y'uko bipfa, mbere y'impfu zabyo like that. Ibigwari mbese bitinya urupfu cyane, ugasanga byapfuye mbere y'uko bipfa like that. Et Britain nanone ni Julius Caesar wabivuze ngo you too Brutus, nawe Brutus. Indi ni friends, Romans, countrymen, then me your ears, ikaba yaravuzwe na Anthony. Anthony yavuze inshuti, baroma, abanyagihugu cyangwa se abaturage mu ntiza amatwi. Ibindi ni ibyavuzwe na Anthony about Brutus, ari kuva kuri Brutus akavuga ngo this was the noblest Roman of them all, uyu niwe Muroma mwiza w'ibihe byose kusumbya abandi like that. So those were notes that was prepared by teacher Cedric, I mean me. So all right, result for teacher Cedric. Guys, was teacher Cedric. I hope that those questions were so somehow more helpful. Nizeye yuko niba ari ubwa mbere twari duhuriye kuri YouTube channel, please guys click kuri subscribe icon, uduhe comment y'ibindi bibazo n'ibisubizo waba ushaka ku yandi maplay na manovels even short stories. Guys, icyo nkusaba ni gusharinga ino video kugira igere no ku bantu banyeshuri, noneho kandi ukanakika kuri link kugira ngo anytime we upload new video here on YouTube uzabe notified. Guys, I love you guys. I really love you. I was teacher Cedric.